umva rero mwana wanjye kumva mama ega mwana wanjye ujye unyumva ujye mba nkubwira ujye ubitega amatwi unyumve mama uvuye mu rugo unyirukanse njyanye kandi uzi ufite ubwoba jya uvuga ijwi rive mu kanwa mama nawe uri kumwangarira cishwa hano vuba tugenda Mama Sharo uraho kayite mama nizanye ceceka nibi nkuzanyemo rega turacyagenda ndabirambiwe kagoma n'umwana we mutabanye neza hari ikibazo mufite mama kano gakobwa kati ceceka wowe neza muto ese muto nuko ufite isoni niziki akanisuriza umwana wiriwe umwana nako kadogo ni kwa kagabo kwa mwana wagiye ugira umuco shaka kagabo kwa mwana akagabo ni ko kireba n'ugutweru ega Vara ihangane uyu mwana wanje rega ntamucagira bisha ntamubonye ese kuye utamuriza rega namuraza yanga kunyo ya gusa njya kuba Marine Vara ni wowe ngize Imana ndakubonye ngaho ima y'amafaranga Vara hajya ngurikanya amadeni arengana aso ukayite sabi ako kayite ntubizi ngende yishura kabisa ntabwo ujya wishyura muto narakwambuye cyane we ngurimo bitanu nzayagura yabaye ari 10,000 kiutira gatsinga n'Imana kiga amadeni umva ndagukarabya akagabo ndavanga ari ukunyishyuye Vara umva yuko wigenje nanjye umunsi ndavana ari kuyampana ase muto wenza kwishyura ko mbanizo nishyure kayitese gira vuba zamura ayo maboko mu mufuka unyishyure Jesus Oh my God. Jesus is Lord. Apostle we have. aya mafaranga arihera ibyo uri kwigira byose ntabwo uri bumva nawe utanyishyuye ndakumena ikishure nayo wigira noneho nanjye nanjye reka nze Jesus. uretse bishyure icyo tugita mu muhanda bose murayita ko shawareza